umva Zera niba ari imyenda yasiga kira genda uvira mu rugo kandi urongera kunkomagira ku muryango urambona rero ntabwo narinzi ko Kamegeri mukundana mama none se ubu ndajya reka njye n'undi munsi genda ujye gushaka umugabo nkubwiza ukuri amatsiko nari ngufitiye umunsi arashira ariko nubwo yanashira umutima wanjye ntabwo uri butuze akuri kamubaza ikibazo kimwe kubera iki buri gihe ngusaba yuko wajya kunyara icawe ukambwira ngo tuzaba tujyayo kandi dukundana ikibazo ufite rero nta nubwo ari ikibazo gikomeye cyane nta nubwo kwandi kukureka iwanjye byanze ariko buriya hari igihe ubana n'abantu ntubizere cyane ko buriya muri Kigali biragoye kugira ngo ube wenyine iyo washarinze n'umuntu inzu bisaba ko mugenda ku byo mwumvikanyeho sinakujyana rero iwanjye kandi utabasha kwisanzura ukirira ufite amatsiko nyine wambwiye ko ari surprise ufitiye amatsiko yenda kunyicira bizingira amatsiko gusa ufite amatsiko ameze gute nyine nshaka kureba iyo surprise ya mbere ni ukumbona ukanyitegereza nakubonye hanyuma ya kabiri ko ntacyo urakora hagmi akisuka Imana inkunda Imana yandemeye umukobwa mwiza nkawe nanjye Imana yampaye umuntu nitaho mu nshingano za mbere mfite ni ukukwitaho nkaguha icyo ushaka cyose akurinda nyine na bya bisambo bishobora kuza bishaka kukona sibyo se Mana yanjye gusa mbere yuko ngwa surprise yawe ese shiri kutambwiye ukuntu nsa ahubwo kanegera inyuma ndebe neza barabona igitunguru nagwa gihaza neza ariko cyagihaza uburyo mbese ariko ubugira ngo numve yuko nasanzwe wowe ntabwo wiyi ni njyewe ukuzi akwinjize gutya ndihindukira ndebe turi ku muhanda se aricyo bitutwaye cyangwa mbwa nuko ngukunda nawe ukawumunda kandi ukanura amaso ibyo biramureba kuburiya nyine mbo mbere yuko ngwa surprise yawe funga match funga match ntabwo uri kundeba oya nukuri ndasinziriye do akungiye gukunda afite amatsiko rufungura amaso irahita iguruka n'inyoni ntazanye mu mufuka rego ubundi buriya no kutabizuriza hawe kandi iyo uriza hawe nawe ugomba kugenda no inshuti yanjye nkawe mukunzi nkunda iteka ryose ngomba kumuha surprise imukwiriye okay ngiye kubara gatatu mbite nkanura ariko kagiye ngiye uburenganzira bwo kukanura nureba irahita igenda okay sawa ndakomeza ndeceke kandi ndagushaka ibintu byose ukene no nta n'ubundi nabyumvise kari Chanel nayi oya nyine ninyumvise iri kuyinyambika none se n'iki kindi kijya mu ijosi reka nikwandike nawe okay iyi shenete yanjye ishenete yawe ni zahabu nko kuri zahabu nanjye nkwambitse zahabu nta kintu cyiza kiruta zahabu kuri isi yawe mani go mugisha
Ma ibiki umaze gukura umaze gukura kuryo usigaye uhagarara n'abagabo mu muhanda ibyo arimo byose nabibonye nta nisoni koko hari ikibazo kiri umva Zera umaze kunanira nta bagore babiri babana mu rugo uri ko nyumva noneho kwanza Kamegeri ubizi ko twakundanyeho nta nisoni mawe na Kamegeri ngiye ibyo bintu nari mbizi ko nari umva Zera banza wumve wabaye mukuru ugomba kumvira mu rugo ukagenda mama ntabwo ibyo mama muri mubiki hagende none se manyine basi reka mazihanga genda asi mama wari umva nyine nkubwire mama ba okay ngaho mama yiwe Ni karibu. Sugone wakomanga gutyo. Muraho neza. Muraho. Ndasubiza abantu bari ku meza niko Nkumbisha nza abanyu barya nawe urarya. Okay, merci. Wakomanga akagira ngo ndi mushyitsi. Nawe ugiye wanyu kweri. Ko bisa kose umuntu yagiye kwinjira ahantu niko natojwe nanone magomba gukomanga Devu se ko ndeba dakoma nta urimo wabimenye Devu nta urimo Devu nta wari sinzi aho asimbukiye ugiye kuza utamuvugishije numva ko bisa kose kubera ari weekend hari abari mu rugo siko buriya Devu mubuze ari we namubaza mbanzi ko gahunda ze zose ubuzizi kuri no nshuro bwo sinzi yagiye ari ku bundi almost time banzi yari byo cyangwa hari nkaba mpari ndagiye nona ibyo byose ntabwo agiye kure ariko rero nanabonereho ntabwo nahenzanwe na kamwe narinje no kubatumira ari bwa bukwe bwawe kutaye kuri kumbwira Devu yawe yarambwiye kare yabimbwiye kera Devu agira umunwa nk'ubu abatumye amanota yatakaza none se iyo nkuru niyo guhishwa oya nuko numvaga nzafata umwanya wanjye uhagije nkaza nkabikwibwirira none mumeze nkaho ntabyo nzi bembwire okay ntabyo nzi nta ko bisa kose nta n'uwavuga inkuru nka nyirayo naricaye rero ndavuga ati imyaka igiye ntabwo ubushobozi buhari kandi buriya ko bavuga yuko ngo urugo rurimo umugore buriya imigisha yisukiranya abagore ni umugisha ni umugisha mama upino ubwire ngaho mama yitwa nyine unyumve mama nyine ngwino wumva ibyo nkubwira none se ma uri kubona njye najya hehe mama none se ubu ndajya umva Zera niba ari imyenda yasigaye kiragenda upira mu rugo kandi urongera kunkomagira ku muryango urambona rero ntabwo nari nzi ko Kamegeri mukundana none se ubu ndajya reka njye n'undi munsi genda ujye gushaka umugabo ngaho mva nkubwire ese ubundi uri kubona ndi bugende kutigeze umbwira yuko Kamegeri mukundana urashaka iki ku muryango imyenda yagiye wabaye mukuru ushaka kongera kubana nawe nta bagore babiri mu rugo uri kunyumva ngambaza inyumva sibyo mbabarira Zera mbabarira kandi niwongera kunkomagira ku muryango urambona umva nyine ngaho nkubwire none zima muri kukinga uri kubona najya mumva ariko musaba ikintu basi cya nyuma cyonyine naze genda ngamama umva nyine nkubwire umva nyine genda kera sinshaka ukabura mungu ntabwo nzongera kumuvugisha genda gutunge genda ndekure umva ndekura nta soni okay mama gambwira noneho ndajya hehe ndi bujye kuri mama wanjye nawe undi mubyeyi ngira ndajyayo
ukuntu nava mu busiribateri nanjye nkitwa umuntu w'umugabo birushijeho. Nuko nagize igitekerezo rero mbiganiriza na mama wanjye na muzehe. Numva igitekerezo cyanjye baragishyigikiye, ndavuga okay, ahandi hasigaye n'ahanjye n'abavandimwe n'inshuti. Ngayo nguko rero nuko nabitekereje. Ahubwo se buriya Devu azanyambarira. Nanjye umushana nazawambara. Murakoze. Rwose mwana wanjye nzagushyigikira, nzakora ibishoboka. Urabizi ko ngufata nk'umwana wanjye cyane. Tuboneraho tunaganire nanjye. Buriya rero umwana wanjye yashobora kutanyisanzuraho nk'uko bikwiye. Devu. Peka ugiye gukora ubukwe ni byiza, ariko se abasore bose bangana na Devu bose bararongoye. Nibura uganiriye na Devu wumva we afite ikihe gitekerezo? Buriya rero icyo ni ikintu umuntu yifatiraho icyemezo ku giti cyiwe. Ntabwo twize tugira umwanya uhagije wo kubiganiraho. Icyo namumenyekanishije nuko ari njye ufite ubukwe. Ariko ubwo wenda ni ikizamo mpaye nzakimubaza twiherereye, nzaguhe igisubizo gikwiye atari ibyo gupapira. Banza kari agakobwa karampemukiriye umwana kuva kamuvira mu buzima. Umwana wanjye ntabwo nigeze mbona undi mukobwa ashobora kuvugisha cyangwa karamuroze. Oya, ntabwo yaba yaramuroze pe. Ariko no gushaka ko iki gihe ni ukubanza kwitonda, kuko ni umuntu muba muzamurana ubuzima bwawe bwose. Reka ntagereze nihanganye. Nawe ubundi se ubukwe nzabutaha neza. Ababyeyi rwose nushaka uzababwire baze bamare nk'icyumweru nubwo baba bari hano. Utazavuga ngo umusore wabuze aho kuba bari, bazaze twitegura ubukwe nzabutaha mwana. Nta kibazo, murakoze. Nuko ni ahubwo se ngo iki cyo kuba gasohokana nombwira ahantu ndi bujye. Kwanza uri no kundenganya, utabona nanakubashye ngo nuko uri ma akoze urashaka iki? mama urafata igiti none nanjye ndagifata. Urashaka iki? Urafata igiti nanjye ndagifata. Njyewe iki cyangwa nanjye urashaka niba nta mwana wahanganye na nyina. Listen to me, ntabwo nari nzi ko uriya mugabo mukunda. Ibyo urabizi, icyo nicyo imwe cyangwa ebyiri yaje ahangaha. Nta soni. Wabwiye ko mukundana wowe? Genda. Jene warabimbwiye. Wabona gashaka gukora iki? Inshuro nyinshi wabwiraga ngo ni ngo n'umushiti wawe. Umva he ni inshuti yanjye. None we niki cyawe? Niki cyawe? Yara narisi. Yaraguterese. Ati akunda ngo nari bizi yuko mukundana. Kamegera tereta umwana na nyina. Urumva aribyo bigushimisha. Hanyuma ubwo amakosa n'ayanjye. Ahubwo nje nawe twishyire hamwe tubaze twubahane singusha wanjye. Jewe nawe twifatanye tumutukabwo gutafata umwana na nyina akabatereta bose. Ma nanjye ntabwo mva hano. None ubwo ngubwo turararana. Hello. Zengo bimeze gute ko numva uri murambwira ibintu ntumva? None se habaye iki gituma umbwirana agahinda kangana gutyo?
ndajyaye koko. Urajya hehe zabaye iki? Nyine ubu tuvugana ndi ku muhanda. Uri ku muhanda? Yego mu rugo mama yanyirukanye. Ngo mama yakwirukanye yaguhoye iki? None se ko nagize mu rugo akanyirukana ambwira ngo nta bagore babiri mu rugo rumwe. Ese ibyo yarabikuye hehe? Yambwiye ngo gute ngo ndana na Kamegeri ngo kandi mbizi ko umva nkubwire. Aba harya ababyeyi b'iki gihe nabo bata umutwe. Mbwira ahantu urimo gusanga tubivugane neza twitonze. ndi hamwe hepfo yo mu rugo ku muhanda. Hagume ndaje ngufate tuvugane. Kamegeri sanzanye mate. Karabaye. Bimeze bite? Habaye iki ku buryo nyoko ushobora kwiruka? Kutambwira. Wakoze iki gituma umubyeyi afata icyemezo cyo kugira ngo sohokera agenda? Shaka wakoze amakosa akomeye. None ko dushaka kubivuga mu kuri iki? Habaye iki? Ngiyewe tujyane njye kumwibariza icyabutumye gusohora. Ni se tubura uvuge menye byari byo. None se yagukubise? Amagambo yambwiye arinze no kubi. Amagambo yakubwiye? Yakubwiye ngo iki? Urumva njye ntabwo nari nzi ko we na mama mukundana cyangwa mwigize mukundana. Indi uri kuvuga? Wowe na mama. Ngiyewe Kamegeri? Rero njye nazamutse nkigera mu rugo nsanga mama yarakaye yahita akinga acyurera imyenda ngo ni abagore babiri mu rugo ngo agatsina ngo ngajya gukundana ngo na sheri wiwe kandi n'izina ry'Imana njye ntabwo nari nzi ko we na mama mukundana niyo mbimenye ntabwo mba naratinyutse gukora ayo makosa. None se wowe kubizi wigeze ubona nkundana na nyoko? Njye nari nzi ko muri inshuti bizaza. Yes, uko byari bimeze nyine. Ariko yabwiye yuko nkuna kabi njya gukunda umukunzi wa mama ngaho beze nk'abantu bazumva ibyo bintu ngo njye narifashe njya gukunda umukunzi wa mama. Ariko ndajyaye Zera genda gake tuvuga. Ngiyewe rwose uretse bya bindi by'abantu bahura bagakundana bakavugana nta kintu nigeze mpanga na nyoko. Ahubwo njye nafite gahunda yo kuza kumubwira ko nsigaye nkundana nawe kubera ko ari wowe nkunda numva nshaka kubana nawe. Ubwo se ibyo yabifuhiramo gute? Kimbwira ukuntu nyoko ashobora gufuhira ko njye nakundana nawe. Ikibazo nsigaranye n'ikintu. Ese ubu utarabibonye kuva na kera? Zera ndagukunda. Ariko nyoko ntabwo mukunda rwose. We turaziranye bisanzwe ariko ntabwo mukunda. Yesu usubiye mu rugo ntabwo yakwakira. Ntabwo yanyakira kandi yambwiye yuko ngo maze gukura ngomba kugenda nkashaka ahandi hantu njya. Ubu ndajyayo nyine ko aricyo kibazo mfite. Numva bibaye ibintu birebire ariko nyoko nawe ni umunyamakosa. Erega ngenda mwumva nimba wenda wese yaragukundaga ariko hakaba ikosa ryo kutamenya. Nise kabiri kanga umbonye iwanyu nza nkahirirwa nkahara. Wari wambonayo ngo uvuga utuye umugabo n'undi asanze atari muri urugo. Oya nyine wazaga ubwo warangiza ugataha ibyo ndabyumva ariko umubano mwari mufitanye wihariye. Shere wanjye reka nkubwire rwose ibya nyoko ntabwo namenye uko mbifata sibyo ariko nanone nk'umuntu ugukunda sinagutererana
ugiye kunshakira aho njya Ye ubwo mu nshingano mfite nizo kukuba hafi urabyibuka maze kukwambika agasheni two nakubwiye ko nta kintu na kimwe uzambura niba nyuka afashe icyemezo cyo kukwirukana rero inshingano nafite zo gukorera Imana igumugisha yewe ngiye kujyana ngo ufate neza kandi azicuza impamvu yabikoze ndagukunda wumve ko ubu ndi kumva ntaniyahura no yawe ntama wanzwe na mama w'urinde muntu wundi wari kuzaho iryo jambo kwiyahura sinzongere kuryumva mu kanwa kawe ubu none aha ngaha uri mu biganza byanjye nzaguha icyo ushaka ntacyo ntazagukorera maze mpangane na nyoko aya mwihorere mama mwihorere cara mu modoka tugende sheri wanjye rero mu buzima habamo ibigeragezo byinshi kandi dusabwa kwihanganira sibyo birumvikana birababaje iyo umubyeyi akubwiye nabi akagera no kubwira ngo nsohokera mu rugo ugende nuko habaye windi kosa rikomeye gusa ndahamya neza ko amakosa atari ayawe ahubwo amakosa ni ayanjye ubwo ndi kumva namutengushye oya ntabwo wamutengushye kuko urumva mama wawe turaziranye turaganira bisanzwe ashobora kuba akeka ko turi inshuti zikomeye ngiyo nza kwerura nkamubwira nti mu by'ukuri ntabwo dukundana biri bya bindi bikomeye turaziranye tugomba kujya tuganira bisanzwe ahubwo umukobwa wawe niwe mbona ngewe twaba inshuti tukagira n'icyo dupanga akicara abizi niba rero hari ikintu cyamutunguye ariko se ubundi yatubonye byashoboka ko nagize mu rugo ari nkaho ntegereje ni ukuri cyane hanyuma ahita afata icyemezo nta no kuguha umwanya ngo umuganire wenda wumve n'icyo n'impamvu agiye njye nagerageje kumusobanura ariko ntabwo yigeze ashaka kunyumva nyine bisa nkaho namubabaje cyane nyine muri make namutengushye ngewe ariko si uko nabifataga pe ntabwo nakubeshya sheri sinakubeshya ngo mama we ntituziranye turaziranye ariko ntacyo na kimwe tugeze dupanga nanjye nenze ko muri inshuti gusa yes nuko byari bimeze ariko burya hari ukuntu umuntu wenda atekereza ibintu ntabikubwire basi si yaza kumbwira ngo rankunda nkabona ukuntu ngenda gake sinirwe nawe ubwo ndi kwibaza niyehura ahantu yakumvikana umwana na nyina bapfuye umugabo ariko amakosa ni aya mama wawe wowe nta kosa ufite tabora yagomba kumpamagara akambaza ese wowe nabonanye na Zera ibyo nabonye ni ibiki bimeze gute nkamusobanurira niba nta mwanya rero yampaye wo kugira ngo ngire icyo mubwira namusobanurire amakosa naye njye nageze aho ndaramubwira ati basi nimba mukundana mwembi njye ntabwo nzongera kuvugana nawe ahita akubitaho urugero ambwira ngo ningende mushake iyo njya akunda sheri tubwizanye ukuri wowe iyo witegereje n'amaso yawe n'umutima nama wawe ubona ntagukunda ubu se nahera he nkunda nyoko ngusize nanjye nabaye confused ndavuga si ibintu birashoboka ndangije ngeraho ndavuga tuga amakosa saya mama amakosa ni ayawe kuko niwe wadufashe twese tubishya kukundi ako nyuma ndongera ndamugarukira ndavuga ko nta kibazo reka nyine ngende nakundi kuko ntabwo nari gukomeza guhangana na mama ntabwo mwari guhangana ariko hagombye kugaragara ukuri ese ukigaragaza icyo yakugaragarije ko njye nawe tuziranye cyangwa dukundana n'iki hari icyo ugeze akubwira ashingira ku kiza akubwira gutyo urumva njye ntabwo nahangana na mama ndamubaha kuko yarambyaye ubu nta n'impamvu yo guhangana n'umubyeyi kuba nkuzi nkagira byose mbikesha we gusa
ikosa rinini rifite mama wawe niya kuko ibihe byose niba afite n'umuntu akunda yagombye kuba aza hariya ukabibona munsi hari iwanyu mazi inshuro zingahe ariko ibyo reka tubyihorere ubu niko yabishatse nanjye icyo inshingano yanjye no kugukunda none nimara kugeza iwanjye azaza gukureyo uretse gato ndabona bahamagaye. Halo? Yego James? Natinze mu nama? Inama yihese kandi? Hari inama ihari? Oya reka. Deja arari? Baba we. Usiko narabyibagiwe. Barashaka ya raporo. Umva nkubwiye. Mu minota itarenze 20. Ndaba nkugezeho kabisa. Ndahitira mu biro bita mfata iyo raporo bite nyizana. Ya. Hari umuntu twari kumwe reka mubwire ko habaye impamvu yihutirwa. Sawa. Sha nkuvura batandeba nabi. Ya. Yowe. Ese bigenze ko ndi kubona baranyirukana noneho pe. Kubera iki? Shiri twari dufite inama ya board. Ariko sinzi ukuntu byanciyeho ariko niwe utumye mbyibagirwa. Urabizi n'ikindi? Ntabwo twajyana mu nama. Reba ahantu waba uhagazeho gatoya ushaka ahantu hari akatsi wenda wicare. Ngewe ngereyo mbaho iyo raporo nindangiza ngaruka nkujyana. Bura nini nkujyana ndagufatira apartment. Sibyo? Twajya muri apartment ufatira icyumba cya de chambre na salon gifite materiel zose uburimo ibindi nzabikemura nyuma. Ugusura uramara igihe kingana nka ntabwo ntinda ngiye kugenda mfate raporo mu biro bite nkijyana ngi presente bite ngaruka ngufate nkujyana. Ubwo ngiye kuba mpagaze ku muhanda nanone. Oya none se mubwire ngo ugiye mu rugo rw'umuntu. Hagara hano ku muhanda ko sintinda ngiye. Sawa. Sibyo? Ni telefone yanjye iriho buranzajya nkubaza bugeze. Umbaze uraza ryari ariko ntabwo ntinda nanjye. Kuko ikinjyanye no gutanga raporo. Ubundi nkaza nkagushakira aho uri.